Avanza. Uitwa Ongara wo muri Tanzania avuze ngo kifo hauna huruma, kifo ni kufanye nini we, kifo hauna huruma, kifo ungeniarifu mapema ili nikule faranga zangu zingine nizipe watoto wangu. Kifo nguzambwire hakiri kare uniarifu mapema, nguzambwire hakiri kare amafaranga yanjye ntagire nirira inyama, dore ko arizo dukunda cyane n'amafi, ariko wanabirya uko byagenda kose. Bose bararutinya pe, bararutinya, natwe turarutinya, ariko twebwe dufite ijambo ry'ihumure. Haleluya. Hari uwarutsinze rero, we rwaramufashe rumufata saa 9 z'amanywa ruramumanukana. Umva nkora ko gafilime, ruraza rumuvana ku musaraba ruramanukana rumujyana hasi yo ngiyo ngo agereyo ati we aca rekura. Tumukomera amashyi Yesu. Rekura, urupfu ngo rurarekura. Mwese mbahaye ikaze, mumbwira uti aguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Some mu rwandiko rwa Petero rwa mbere gice cya 3 murongo wa 15. Pastor Sumuta afite mikrofone araza kumfasha gusoma urwandiko rwa mbere rwa Petero gice cya 3 murongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 murongo wa 15. Haravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Amen. Amen. Komeza urangize naho kuri 10. Kandi mufite imitima itabaciye urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Amen. Amen. Hashize iminsi 3 tuganira aya magambo, twayahaye insanganyamatsiko ndende ivuga ngo kugira ubushobozi, ubwenge bwo gusubiza abantu impamvu z'ibyo twemera, ndetse no gushobora kwigobotora mu mitego y'inyigisho z'ubuyobe. Ndaza kubasaba kunkurikira, ndenda gusubiramo gato kugira ngo abo tutabanye tubabwire mu magambo ahinnye ibyo twavuze. Ijambo twari dufite riravuga ngo kugira ubushobozi bwo gushobora gusobanura no gusubiza abatubaza ibyo twemera aho tubikura, n'impamvu tubyemera tukabibamo, impamvu umuntu akora mu mufuka we agatanga 100,000 akabishyira muri iki kibo no mu gihe krizi ihari, impamvu umuntu atanga miliyoni akazishyira mu kugura kamera z'urusengero kandi nta nyungu zindi bamuha. Kugira ubushobozi bwo gusubiza no gucecekesha. Haleluya. Abo bose batubaza, hanyuma twamara kubasubiza ibyo batekerezaga bikabatsinda bakamwara. Niryo jambo twigaga muri iki cyumweru. Ndababaye kuko utahabaye,
ariko nk'uko twabwiwe n'umushumba mukuru arimo arategura indi seminari azigishamo mu cyumweru kindi, ndibwira ko uzaba uhari. Nshuti yanjye reka nkubwire, ukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Mu ntangiriro z'iyi nyigisho neretse abo twari kumwe uko isi ya gikristo idivijemo ibice bine. Nakoresheje ingero, nzana abantu b'abasore, sinongera kubahamagara, bane mbashyira hano, abandi bane mbashyira hano, abandi bane mbashyira hano, abandi hariya, mbereka uko isi idivijemo ibice bine mu buryo bw'imyizerere. Mbere ya byose hari itsinda ribumbiyemo abantu utabwira no kujya mu rusengero, utabwira iby'agakiza ngo akwemerere. Umurimo we ni mu kabari, umurimo we ni muri za boom, umurimo we ni ukureba umupira, umurimo we ni ibyo, nta bindi. No gusenga n'ibiryo ntiyabisengera. Abo bafite timu yabo babamo. Aha kabiri, ni abantu bagiye mu madini atemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Iyo uvuze Yesu bagucaho umurongo. Abo ni benshi, nababwiye ukuntu ari benshi, ni amamiliyoni n'amamiliyoni. Ejo bundi twagiye i Bugesera, tunyura hejuru irebero, tunyura ku rusengero rw'ababahayi, tunyura ku rusengero rw'ababudisite, niba ari abahinduiste simbizi, ziri hano irebero, ziratangiye zigiye kugota umujyi wa Kigali. Insengero z'abantu batemera Yesu nk'umwami n'umukiza, basenga ibindi bintu, ziraje na hano mu Rwanda. Iryo tsinda naryo rirahari. Irya gatatu ni itsinda ririmo abantu bo bitingirwa amadini. Iyo terime wenda ntivugitse neza, ariko niko bimeze. Ni abantu bemera Imana bakemera na Yesu, ariko bakagira ibindi bintu bakuye muri Bibiliya batemera. Wababwira ko utura amaturo bakavuga ati we waratakaye. Wababwira ko utanga icyacumi bati ibyo wabibonye heye. Wababwira ko ukora umurimo w'Imana bati ibyo ntabwo ari byo. Wababwira uti genda umuramye mu itorero bati ibyo byavuyeho. Abo ngabo nabo ni irindi tsinda. Hakaza irindi tsinda rya kane ry'amatorero yemera Kristo nk'umwami, ariko naya menshi yuzuyemo abantu bamwe batakemera n'imbaraga z'Imana. Waba wasenga mu mwuka bakagukubita hasi, batemera ko ubuhanuzi bubaho, batemera ko imbaraga z'Imana baza hano babona ibitangaza bikoreka hano, bakavuga ati Bishop Rugamba yagiye kuzimu, bakavuga ati Mama Obine yagiye kuzimu, babona uhano bakavuga bati biriya ni ibintu byo bakuye kuzimu. Ngaya amatsinda ane ahari narayerekanye. Iyo dukizwa rero, bamwe bava muri rya rindi ry'abapagani, abandi bava muri rya rindi ry'abatemera Yesu nk'umwami, abandi bava muri yandi ahakana imbaraga z'Imana, bityo tugahurira hamwe. Naravuze ngo abo bose rero kuko bicara mu rusengero baba bafite imitima itandukanye n'ibitekerezo bitandukanye n'ingenga bitekerezo bitandukanye, bagomba kwicara bakigishwa ijambo ry'Imana. Zamuri Imana icyubahiro. Mbariza mwene so ngo mbese witeguye kwigishwa ijambo ry'Imana? Mumbarize kugira ngo abo bantu bose bajye ku murongo wenda 85%, tureke kuvuga 100%. Aba bantu ni ukubahanagura, aba bantu ni ukubakubeta n'uburoso mu bitekerezo byabo, kugira ngo ibyo bintu bamenyereye babireke, baze bagororoke, bahinduke ishyanga ryera, abantu b'Imana yaronse ngo bamamaze ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi twarebeye hamwe ko iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana, ageze mu itorero, maze gukizwa neza, abasabwa ibintu bibiri bikomeye. N'icya gatatu cy'ingenzi cyane. Cya mbere ni ugutanga ubuhamya. Abantu basigaye baracwekeye baraceceka, ariko uhereye kera itorero ribeshejweho n'ubuhamya. Umuntu umwe yanditse agatabo kitwa ngo mushiki wacu nyina amasengesho yitabye Imana. Muri ako gatabo titire yako ni kwivuga, aravuga ngo mushiki wacu nyina amasengesho ajya gupfa
ngo ntabwo iwabo bamenye icyo yarwaye, ngo nyina na se barapfuye bapfa akiri uruhinja. Niko yanditse, niko ako gatabo kavuga, kanditswe n'uwo bita Sebarinda. Ngo nyina amasengesho bamujyana kwa muganga, nako ngo ababyeyi bamaze gupfa bajya kumurera mu bandi bantu. Ageze aho yarererwaga ararwara, arwaye bamujyana kwa muganga. Uwo mwanditsi yanditse mu migenurano aravuga ngo babanje kumujyana mu bitaro byitwa iby'isi. Abadogiteri b'abahanga b'iby'isi baramutereta birabananira, ngo baramwimura bamuha transferi ajya mu bitaro byitwa ibigezweho. Ageze muri ibyo bitaro abadogiteri kabuhariwe bibigezweho baramutereta biranga. Babonye arembye barabamubwira ngo bareke gutagaguza amafaranga bamujyane mu rugo ategereze gupfa. Nyiramasengesho bamujyana mu rugo, ngo ageze mu rugo hashize iminsi arapfa, baramushyingura. Bamushyinguye ngo abantu baza kuganira baravuga batari ku uyu mwana yazize iki, nyiramasengesho n'iki yazize. Ngo baravuga ngo hari ibiryo se na nyina bamuhaga, ngo nibyo abamureze nyuma babuze, ngo ni ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Twasanze ko ari ngombwa ko abakristo batanga ubuhamya. Ibwa mbere ya byose bagatanga ubuhamya bw'aho Imana yabakuye muri bya bindi. Twebwe tuvuga ko twabaga mu kabari tukakabamo, ntabwo ari ukwiyogeza, nta nubwo ari ukwikoza isoni, ahubwo ni ukugira ngo tubabwire ko imbaraga z'Imana zihari. Haleluya! Mwanyemereye mugakomera Imana amashyi. Ni ukugira ngo tubabwire ko imbaraga z'Imana zihari, tubabwire ko ubushobozi bw'Imana buhari bwakura umuntu aho yaba ari hose, kandi nta hantu Imana itakura umuntu nubwo yaba yarazikamye mu byaha, Imana yamukurayo. Mutange ubuhamya. Cya kabiri, dusanga ko akwiye kwera imbuto zikwiriye abihanye kugira ngo izo mbuto ziherekeze ubuhamya bwe. Ndimo ndababwira mu nshamake ibyo twize kuwa kabiri no kuwa kane no kuwa gatanu. Dusanga ko ari ngombwa ko umukristo ahamya ndetse agahamisha n'ibikorwa bye imbuto ze. Ndagira ngo nongere nkubwire, kutaza mu nyigisho uracikanwa. Ni ukuri pe, mpagaze imbere y'Imana ndambuye ukuboko, uracikanwa kandi ntabwo uzagira imbaraga, nta n'icyo uzamenya, uzakomeza uba inyuma. Ndakwinginga, igihe hateguye inyigisho, niba umushumba ari kudutegurira seminari, please, ntabwo ari uguta hasi. Turagira ngo ukure umenye. None si wari ubizi wowe, ongera ushyira agatima, hari ibyo uzi se ntabwo wabimenya. Twabonye ko nanone icya gatatu, umukristo kukiruta byose ari uko agomba kugira ubushobozi butuma ashobora kurwanira ukwemera kwe, agahagarara akaba ferme imbere y'ibitero bimugabwaho by'abantu b'inyigisho z'ubuyobe n'abahanura ibinyoma buzuye muri iyi si. Agahagarara neza akanesha. Nta kuntu byaba ari byiza ndetse biteye n'agahinda kubona wararetse inzoga, kubona wararetse itabi, wararetse ubusambanyi, wararetse bya bindi byose, ukazakurwa mu nzu y'Imana n'inyigisho z'ibinyoma. Turabafite bamaze kuba egale, turabafite bamaze kuba dezata, barangije, bagiye bajyanywe n'ibyo ngibyo. Uhereye mu gihe cy'intumwa, itorero ryagiye rihura n'ibitero bikomeye bya Satani binyuze mu nyigisho z'ibinyoma. Ari nayo mpamvu nyamukuru Pawulo na bagenzi be banditse amabaruwa, yandikiye Abakolosayi, ibyo twarabibonye, yandikiye Abagalatiya, ndetse ageze aharanatongana aravuga ati, mwa Bagalatiya b'abapapa mwe, ninde wabarozi? Ko nari narababwiye ubutumwa buzima, ko nari narababwiye amagambo abakiza. Abo bantu babadutsemo bakababwira ibindi ni bande? Arababwira ngo niba abana ba marayika bavuye mu ijuru bavumwe. Pawulo niko yanditse mu rwandiko. Turiho turabiba twebwe
mushumba akirirwa hano, nanjye nkirirwa hano, ba mama bishop tukirirwa hano, tugahamagara abamama mu giterane cyo kuwa gatatu tukigisha, kuwa kabiri tukavuga, ariko hanze naho hakaba abandi bantu bagenda babiba nka wa wundi Yesu yavuze ngo umubibyi yabibye imbuto, ngo ariko bigeze mu gicuku ngo umwanzi araza agira ate, ngo haza undi abiba iki bene data, ariko ntimuzamago ngo abiba urukungu. Bagiye kureba umurima basanga hashibutse amasaka, hashibuka n'urukungu. Abigishwa babaza Yesu batsese tururandura, arababwira ati reka da, mururanduye byaba bibi, ahubwo nimureke bikurane. Niko twebwe igihe tubiba tukaba imbuto nziza, hari abandi bazi nyuma yacu, hari abandi babasanga iwanyu mu byumba, hari abandi babatelefona, hari abandi mubonera kuri za YouTube mugakurikira ibyo bintu bikabayobya. Naravuze ngo umuntu ashobora kuba umuyobe ariko agakomeza akaguma hano ntahave, ahubwo agakomeza kemfekta abandi, akaba yarahuye n'ubwo burozi, akaba hano kubera ko akunda uru rusengero, kubera ko akunda aba bashumba, kubera ko akunda n'inshuti ze ziba hano, ariko already yaramaze gutakara, yaramaze kujya hirya y'umurongo. Ariko izi nyigisho zigamije kukugarura, haleluya, kugira ngo usinduke uve mu mutego, uve mu mutego. Komera Imana amashyi, uve mu mutego. Turangije amateraniro ejo kuwa gatanu, umwe yaje kundeba arambwira ati Imana iguha umugisha, ati nari naragiye mu bitwa abanyabuntu. Abanyabuntu buzuye hanze aha, bavuga ko ibyaha byarangiye. Byo twarabibonye, bagenda bigisha bavuga ko icyaha cyarangije manda yacyo. Ubu ngubu rero niyo nasambana nkongera nkasoma umuvinyu, nkasoma byeri, nta kibazo, byararangiye. Ntabwo murahura nabo, ntabwo murabumva, no ku mbuga nkoranyambaga barahari. Harimo abadokiteri bataravuringa isi yose bagenda bigisha ibyo bintu. Bamaze kwigarura imitima y'urubyiruko rwinshi, abagabo benshi, abasore. Nawe urumva umuntu ukubwira ati icyaha wakora cyose Yesu yarakirangije, cyarababariwe, ubu niyo wagikora ntacyo biba bitwaye. Abantu bose batimukiyeyo, ubu ni benshi buzuyeyo. Ariko rufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho kandi rwanditsweho, haleluya, muzamura Imana amaboko tuyihe icyubahiro. Rwanditsweho ngo Uwiteka azi abana be. Komera Imana amashyi. Kwibanze kuki nanatitinzeho cyane ku bantu bigisha kuri Kristo ko atari Imana, ahubwo bakamushyira mu murongo muri korone, bakamushyira muri linye, bakamushyira kuri lisiti iriho ba Muhammad, mutume Muhammad Rasaram, harya bavuga ngo wasonra Rasaram. Ako kantu bakagerekaho, ntabwo bapfa kuvuga Muhammad gusa, bavuga mutume Muhammad wasonra Rasaram. Hariho abo bita bazoro, hariho abo bita bamago, hariho urutonde na Yesu bamukarasa aho ngaho, bakanga kuvuga yuko ari Imana. Ndetse hari n'abamushyira muri lisiti ya ba Gandhi, uriya wari perezida cyangwa umwami wo mu Buhindi, bakamushyira kuri ba Mao, bari abari abaperezida b'Ubushinwa b'ibihangange, bakavuga ngo ni umuntu wabayeho w'igihangange, wari ukomeye, bakamukarasa aho ngaho. Babwire se ko ibyo babyanditse no mu bitabo. Mujye gushaka iki gitabo, nimukibona muzasome. Iki gitabo mfite mu ntoki cyerekana ko Kristo Yesu atari Imana, kandi kigisomwa n'amamiliyoni y'abantu. Cyitwa Traduction du Monde Nouveau. Iki la Bible, la Traduction du Monde Nouveau,
iki ngiki gikubita Yesu hasi. Nahoze ngisoma muri Yohana igice cya 8 murongo wa 50 na kangahe, aho Yesu muri Bibiliya yacu aravuga ngo abayuda baramubaza ngo kuri muturu w'ejo bundi Aburahamu muzute, kandi Aburahamu yarabayeho mu myaka ya kera. Yesu arasubiza ati Aburahamu atarabaho ndiho, niko byanditswe. Aburahamu atarabaho ndiho. Ariko muri iki gitabo siko biri, ahubwo haravuga ngo Aburahamu atarabaho nariho jete. Kandi muri Bibiliya zindi bavuga ngo je suis. Kuvuga je suis no kuvuga ngo ndiho, ntabwo nariho ejo, ahubwo ndiho uyu munsi, ndiho n'ejo ndiho. Niko byanditswe mu Baheburayo ngo Yesu Kristo ko yarari ejo n'uyu munsi ndiko ari, kandi ko azahora iteka ryose. Niba bigeze naho byandikwa, murabona bigana hehe? Ndasoreza uyu munsi kukubwira Yesu uwo ari we. Nkebukira mwese umubwire ngo mbese Yesu uramuzi? Ninde? Ninde? Nagira ngo dusome mu Byahishuwe igice cya mbere murongo wa 12 kugeza kuri 18. Pastor Sumuta yongere amfashe. Byahishuwe igice cya mbere murongo wa 12 umurongo wa 12 tugeze kuri 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Amen. Amen. Komeza. Kandi ndi uhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi ifite imfunguzo z'urupfu n'iz'ukuzimu. Amen. Amen. Abo bantu bose bashyira ku rutonde rumwe na Yesu, muzasure muri Aziya muzabona imva zabo. Uzajya Maka uzasanga imva ya Muhammad ya Rasulullah wa barakatu. Imva uzayibona, n'amagufwa bazi kuyarinda neza, cyangwa iyo mibiri hari ibigifite ibisigazwa. Uzajya mu Bushinwa bazakwereka imva ya Mao, uzajya mu Buhindi bazakwereka imva ya Gandhi, uzagenda ibihugu byose bazakwereka imva z'abo bantu. Ariko ejo bundi turi muri Isirayeli, nagiyeyo barambwira ati ngaha aho umwami yari aryamye, ariko yavuyemo ku mugaragaro. Zamura haleluya niba unyumva neza. Yavuyemo. Muvuge cyane ngo yavuyemo ari muzima. Bibiliya tubwira ngo yiyereka abantu iminsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Arabwira ati nahawe ubutware, rabotekirabo, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Hasigaye mugende, ntawe bahwanye. Bwira mwene so ngo ntawe bahwanye. Hari hashize imyaka 50 aya magambo dusomye. Hari hashize imyaka 50 Yesu agiye mu ijuru, asiga abwiye Yohana, asiga abwiye Petero, ambwira ati ragira intama zanjye.
Petero ngo akebutse abona na Yohana, aramaze tese uyu we umutegetsi kigiye kumbwiye ngo nzaragira intama. Yesu arambwira ngo niba nshaka ko agumaho kugeza igihe nzazira upiki. Amubikamo ijambo batasobanukiwe, ngo bagenda bibaza batese Yohana ntazapfa kugeza igihe Yesu azazira. Yohana se mama yaba atazapfa kugeza igihe Yesu azazira? Ariko ngo ntabwo Yesu yaravuze ko Yohana atazapfa, ahubwo ryari ibanga ry'uko azongera kumwiyereka nyuma y'imyaka myinshi. Bose umwe baramufata, baramufunga, bamufungira muri Efeso, biranga. Prose ye, urubanza rwe ruranga, araburana biranga, bamukatira igihano cyo gufungirwa muri gereza y'abakrimineri, y'abantu b'abagome, abantu babicaye. Bamujyana muri gereza ya Patmos, yabaga mu kirwa cya Patmos. Ntekereza ko yagiye afashwe mu mapingu, niko abaroma bafungaga. Ntekereza ko yagiye yambaye bya bindi bashyiraga no mu maguru, ajyanwa cyo nk'imbohe, ajya mu kirwa cya Patmos. Arahagera, arababazwa, amara igihe. Ariko Bibiliya iratubwira munsi umwe, Yohana avuga ngo hari ku munsi w'umwami. Shoka ko hari ku cyumweru, shoka ko hari ku munsi w'iteraniro, atari mu iteraniro nk'abandi, ari mu buroko. Ngo ngiye kumva, numva inyuma yanjye ijwi, haleluya, ngo numva umpamagara, ngo nkebutse ngo ndebe, mbona amaso ye n'ibirimi by'umuriro. Mana ishimwe cyane. Mbona umusatsi we wera nk'ubwoya bw'intama. Murebye ndamwitegereza, nyoberwa uwo ari we. Yohana yamuherukaga ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ariko nubwo ari umunyamibabaro niwe waduhaye amahoro yo mu mutima. Komera amashyi abo yayahaye. Yamuherukaga ari wa wundi basangiye imitsima, ariko nubwo bayisangiraga we yitwa umutsima w'ubugingo. Imana ishimwe. Yamuherukaga ari wa wundi utagira ikimugenza cyangwa agendaga n'amaguru, ariko mu ijuru ahekwa n'amafarashi yaka umuriro. Imana ihabwa icyubahiro. Yagaragaye nk'uciye bugufi, ariko afite icyubahiro cyo hejuru. Yamuherukaga atagira inzu ku isi, ariko agiye kubasezera aravuga ati mu rugo rwa data hari amazu menshi, yaba adahari mbababwiye. Ku isi nta nzu yari afite, ariko mu ijuru afite amazu natwe tuzakwirwamo. Twongeye tumukomera amashyi. Amubonye mu cyubahiro yahoranye mbere, amwikubita imbere, amubwira ibintu bitatu ngiye kuvuga. Niwe Alufa na Omega. Nshuti bene data, aba bose banabyandika muri ibi bitabo bakamuminimiza, mubabwire mushize amanga yuko uwo twemeye ari we tangiriro akaba n'iherezo. Azi ibyatubayeho, azi n'ibizatubaho, azi imigambi twagize, azi n'iyo turufite imbere, kandi aravuga ibyo yibwira kutugirira ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza. Byakira ukomera Imana amashyi. Hari ibyo yibwira kutugirira kandi ni byiza, ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Haleluya. Babwire ko ari we tangiriro akaba n'iherezo. Niwe uzi uko wabayeho mbere y'uko uvuka, yari abizi. Niko abwene Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya mama nari inkuzi. Umva nshuti wicaye hano, aya magorwa unyuramo, ariko Imana yari ikuzi mbere y'ukubaho. Yarizi yuko uzaba umukozi wayo, yarizi yuko uzaba umuririmbyi muri iyi korari, yari ibizi, yarabizi. Yesu, tumukomera amashyi. Yesu niwe tangiriro, niwe herezo. Yarabizi. Shumba ajya duhamya akatubwira uko Imana yamubwiraga ibi twicayemo. Ni nayo mpamvu buriya ni waba ubyicayemo ntukabirebere mu bantu,
ahubwo ujye ubireba nk'ibintu Imana yapanze. Ibimubwira ari umusirikare afashe imbunda ari ku rugamba atazi ko azanaruvaho, yewe uzi iherezo ryacu aratuzi neza. Komera Imana amashyi. Nanjye yari ibizi ko nzaba ndi muri iyi vision, kandi nigaraguye hahandi, nabaye hahandi imyaka myinshi, ntabwo nari mbizi. Yari ibizi, Yesu yari abizi, niwe tangiriro akaba n'iherezo. Azi ibyatubayeho, azi n'ibizatubaho. Buri byavuze ngo kuva ubu sintinye ibizaba ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko abitegeka, arabizi. Wigira ubwoba uko bizagenda ko none se covid igitangira wari uzi ko bizagenda bite, ariko yarazi kazakunyuzamo ukabaho, akayikurinda ukabaho, ikazarinda irangira ukiriho, kuko ari ufite ubugingo bwacu mu maboko ye. Ongera umukomera amashyi menshi, oya wimusondeka mukomera amashyi. Azi ibizatubaho, aratuzi, aradusobanukiwe. Icya kabiri, ko ari we watsinze urupfu akarwambura ubushobozi. Niba hari ikibazo gitera impungenge ni urupfu. Aho ndeba Putin imodoka bamukoreye ngo barayikoze, sinzi ko mwayibonye, nawe muzajye kuri YouTube muyire. Putin bamukoreye imodoka, ndugu zangu, wayirasute wagira ute, ntishoboka, ntabwo bishoboka. Aramutse agiye gusura urugamba muri Ukraine, mwagize ngo yagenda ameze ate? Agenda ari protected, assez protected. Indege z'intambara iruhande, ibifaru by'intambara hasi, za kajugujugu z'intambara iruhande, zose ziproteje kugira ngo mwanshubije adapfa. Ntabwo agenda yidegembya, aratinya, ararutinya. Osama bin Laden yatarapfa nawe yarihishaga, ye bamuhiga kandi ni igihangange. N'aba George Bush babandi b'indwanyi barwanye muri za Kuwait na za Iraq, nabo ubwabo bararutinya. Uyu munsi amaze kuba umusaza, sinzi ko muramubona, barashaje, bo bararusatira. Oringa tei niko Bishop akunda gukoresha te, ugenda urusatira. Hari igihugu mbara ntiharye bunsigaje imyaka ngahera, wenda ni tarani, je nihaye tarani ubu ngubu kugira ngo nzaye mfite 90. Harye iyo tarani nzaba ngenda ngira nti bona genda navansa. Uritwa Ongara wo muri Tanzania yavuze ngo kifo hauna huruma, kifo nikufanye nini we, kifo hauna huruma. Kifo ungeniarifu mapema ili nikule faranga zangu zingine nizipe watoto wangu. Kifo nguzambwire hakiri kare, uniarifu mapema, nguzambwire hakiri kare ka amafaranga yanjye ntagire nirira inyama, dore ko arizo dukunda cyane n'amafi, ariko wanabirya uko byagenda kose. Bose bararutinya pe, bararutinya. Natwe turarutinya, ariko twebwe dufite ijambo ry'ihumure. Haleluya. Hari uwarutsinze rero, we rwaramufashe rumufata saa 9 z'amanywa ruramumanukana. Umva nkora ko gafilime, ruraza rumuvana ku musaraba, ruramanukana rumujyana hasi yo ngiyo ngo agereyo ati we aca
aca, rekura. Tumukomera amashyi Yesu. Rekura. Urupfu ngo rurarekura, arakandagira, agera imbere ya Satani warukangishaga ngo ni umupolisi wa Satani. Arambwira ati mpa imfunguzo zarwo, zimpe nonaha. Zamura Imana amaboko y'icyubahiro, zimpe. Satani aradagadwa, aramuhereza, aravuga ati kuva uyu munsi ndaguhambiriye. Akingurira abera, barasohoka. Haleluya, barazamuka. Mana ishimwe. Twongeye duha Imana icyubahiro. Zamura haleluya niba unezerewe. Maze arazuka, bonekera Mariya Magadalena, aramubwira ati bagore mwekurira, mwishakira umuzima mu bapfuye, ahubwo mugende mubwire bene data ko nzabasanga i Galilaya, niho nzabahera umurage. Abagezeho ahubwo ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko rero mutinyuke, urupfu narumazemo ubukana. Abazapfa bose banyizeye umunsi umwe muzamure ngo umunsi umwe bazava mu bituro. Haleluya, basanganira umwami. Uwo muntu nta muntu ukwiye gutinyuka ngo ashire isoni amwandike mu bitabo avuge yuko atari Imana. Mubacecekeshe, mabwire bateze vu, baceceke. Uwo tuvuga turamuzi, uwo tuvuga ni igihangange, ni umugabo uruta abandi bagabo, ni intwari mu ntambara, ni umugabo ukomeye, ni umugabo w'igihangange. Uwo tuvuga arakomeye, uwo tuvuga ntabwo ari uw'ejo, uwo tuvuga ni uw'ibihe. Haleluya, uwo tuvuga ni uw'ibihe. Cya gatatu nacyo ndangiriza, niwe wavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nimutekereze umuntu utanga izina rye gusa ryonyine rigakora agashya, muvuge ngo rigakora agashya, rigakora udushya. Aravuga ngo kandi umuntu wese uzambaza izina rye azakizwa. Iryo zina rye ndaritangariza umuntu wabaye umunyabyaha ko riramukiza, n'uyu munsi riragukiza, ibyaha bikarangira. Mana ishimwe. Rikiza indwara. Kwa kabiri nababwiye umukecuru wo muri Pakistan, igihugu cy'abayisilamu, yaje gukizwa. Hariya rero kirazira gukizwa ngo bigaragaze, ugomba kubihisha, akaba ari wowe bimenya naho n'Imana yawe. Gutwara Bibiliya ntibyemewe, bagukata ukuboko, ntabwo byemewe, cyangwa bakakwica. Afite amategeko ya Sharia. Mukecuru ngo amaze gukizwa arasenga, aravuga ati ariko se Mana, ibi bintu nzabihisha bigeze ryari? Mana iramubwira ngo nzagukoresha. We yarasenga agakuzura umwuka wera, akavuga ati koko Yesu njye nceceka mvuge kudakiza. Mana iramubwira ngo nzagukoresha, ariko ngiye kukwigisha ubwenge. Ujye usura abarwayi ariko ntuvuge, ntunasenge, ujye usengera mu mutima. Tangira gusura ibitaro bikuru bya Pakistan. Agera mu bitaro, ngo umunsi yagezemo yicara ku gitanda cy'umurwayi, arabaza ati amakuru kimumeze mutese? Baramubwira ati uyu muntu wacu yararembye, tumaze amezi hano n'ibintu. Baramutekerereza. Ageze aho arangije aravuga ati basi ntacyo, reka nze mbasezereho. Aratangira arasenga. Erega Yeremiya yaravuze ngo umuriro wawe ukingiraniwe mu magufwa yanjye. Iyo umuntu afite umwuka wera, ni nk'umuriro waka imbere muri we. Ashobora kuvuga atavuze, ashobora gusakuza atasakuje, kandi urusaku rw'umwuka rukaba rwumvikana. Ngo aratangira arasenga, yumva agiye mu mwuka, avuga mu ndimi, ndirukanye indwara mu izina rya Yesu. Ariko ubwo biri imbere mu mutima, n'akanwa ntikavuga ntigakoma. Arabikora, imbaraga zimuvamo, zinyura mu gitanda, zijya mu murwayi. Haleluya.
amaze guhaguruka basezeye, nyuma y'iminota mike umurwayi areguka, aravuga ati ndumva ngaruye ubuyanja, ndumva ameze neza. Baramugaburira arariye, mu gitondo arasezera, ibitaro arataha. uwo twizeye ni umunyembaraga. Wamuvuga gake, wamuvuga cyane, umugabo wawe yaba atabishaka ukamunihirira iruhande, zizakora. Imbaraga zizakora kandi zizakora. Yaba ari ukwanga mu biro, akaba atifuza ko yicara mu biro, jya unihiriramo gusa, unihiriremo, umwimure utavuga. Ngira mwene zo ngo uzamwimure utavuga, n'umurozi umwimure utavuga. Kera mama yari umunyabwoba nawe, mama yumvaga ibihunyira bivuze akatubyutsa, twibasira mubyuki, ntabwo muri kumva, mufate ibicuma n'amabasi. Tukabyuka ngo tugende tuvuga ngo ejo mu gitondo ngo isuka n'agataro, ejo mu gitondo isuka n'agataro. Mama yari umunyabwoba nawe mwakabyaraga. Ngira mwene zo ngo nta mpamvu zo gusakuza no kuvuga isuka n'agataro. Ahubwo hamagara izina rya Yesu. Zamura Imana icyubahiro. Hamagara izina rya Yesu gusa, uvuge uti Yesu mwene Dawidi, Yesu watsinze urupfu, ndengera, azakurengera. Cyecuru aragaruka mu gitondo, asura nanone, yicara ku kindi gitanda. Baramubwira ati ariko wa murwayi ejo wari wicaye yatashye, aricecekera. Nanone abikora kwa kundi. Amaze kugenda umurwayi nawe ngo we aragenda. Agarutse bwa gatatu, nanone umurwayi. Ubwa kane, bibaye bwa gatanu, abantu bamutangira kwiremba ati ngwino unyicare ku gitanda, ngwino wicare ku gitanda cyane, ngwino wicare ku gitanda cyane, ufite ibanga tutaramenya. Reka ngwire, hari ibanga tugenda. Umushumba ni uririmba iyo ndirimbo, hari ibanga. Zamura haleluya. Hari ibanga tugendana, hari ibanga. Biramenyekana. Baragenda babibwira dogiteri bati hari umukecuru uza hano. Uwo mukecuru yicaye ku gitanda, abarwayi barakira. Mukecuru dogiteri aramubaza ibanga, none hajya yamubwira, aramubwira ati yewe uko mumbona mfite Yesu Kristo mu mutima wanjye, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu nizo mbaraga. Aramubwira ati ngiye kugusabira ibyangombwa wowe, ubwo abandi batayemewe, wowe ugize uvuge noneho. Bukeye yinjira mu bitaro, yinjira muri sare, muri shambure irimo umwana w'umwisilamu w'umuzawa. Ba bandi babivukiyemo bakabitozwa, batojwe bakiri abana, bazi Korani mu mutwe no mu mutima. Amuje imbere ngo yari yarwaye parariza, adahaguruka n'utuboko twose yaranyunyutse. Agiye kwinjira, amubwira ati narakumenye, genda mvira aha, ntabwo ibya Yesu mbyumva, nta nubwo mbishaka, vaho. Ngo ari mu muryango nkari, ntungereho. Nawe ntababariye nuko yimereye. Erega abantu b'abanyamujinya n'umushiha ntabwo bareba nuko bameze. Ntungereho. Ambwa ati waretse nka ndatoya, genda. Aramwirukana, ngo agiye kugenda, azamura ngo ati Yesu Kristo udahinduka, we wakijije abo maze iminsi nsura, uyu musore umwiyereke bitarenze uyu munsi. Mukecuru arakata arigendera. Birirwa aho ngaho, bigeze saa 12 n'igice, hafi saa moya, mushiki we wamurwazaga ajya gushaka ibyo kurya. Mu minota mike ngo yasize akinze, urumva yasigaga akinze nyine, ntabwo yabashobora no kwikura ku buriri. Nuko mu minota mike aho wa mukecuru arahagaze, Yesu udahinduka, Yesu ugira neza, agiye kuza nawe arahahagarara. Ahagararaho mu bwiza bwe burabagirana, ahagararaho mu cyubahiro cye gisumba byose, ahagararaho ngaho. Aramubwira ngo uraho. Muza amaso y'ukuntu agira imbabazi rero, abayabonye. Haleluya. Uraho, nsuhuza. Ubwo suje kunshinyagurira, ubuse nturebe uko nabaye, nturebe ko ntahaguruka,
ngo ariko abivugana ubwoba nyine wabonaga uwo muntu adasanzwe. Bwe ati haguruka igukuze undamutse. Eguka, eguka. Ni jyewe Yesu wa mukecuru yakubwiye. Agiye kumva yumva yegutse, agiye kumva yumva ashinze amaguru, agiye kubona amaboko yarambutse, aza yiruka. Haleluya. Mbabarira uzamure haleluya niba unyumva. Aza yiruka aje guhobera Yesu, ahobera urugi. Yesu aba arigendeye. Undi ababatizwe mu mwuka wera, aratangira avuga mu ndimi. Ati ni ukuri ntabwo Muhammad ari we Mana. Yesu Kristo niwe Mana yacu ikomeye. Yesu Kristo ni umukiza wacu. Yesu Kristo ni rurangiza rwa burundu. Oh haleluya, haleluya. Atangira atyo, arazenguruka asenga ashima Imana. Mushiki waraza ayoberwa ikiri kubera mu nzu, ayoberwa ibyabaye mu nzu. Amubwira ati bite, byagenze bite? Ariko ninde uri muri iyi nzu? Ninde uri muri iyi nzu ngo ankingurire? Naho kumbe arimo aravuga. Umusore araza aramukingurira. Mushiki we ngo amukubita amaso. Amubwira ati ntibishoboka, birya bikubita hasi, ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ubu se byagenze bite? Ubu se binibiki? Ubu se byagenze? Aravuga ati wa wundi abantu banga, wa wundi batemera ko ari Imana, niwe wankijije, yakoze imirimo n'ibitangaza. Nshuti yanjye mwene data, reka tuvuge Yesu. Abiyemeje kuvuga Yesu muzamura amaboko. Reka tumuvuge hose, tumubwire abantu yuko ari Imana yacu irokora ab'isi, irokora ab'isi. Murimbyi aravuze ngo yaguhereye ubuntu ujye utangira ubundi, ngo mujye mubwira abantu yuko ari we Mana yacu irokora ab'isi. Mwe kugira isoni zo kumuvuga, mwe kugira isoni zo kumwamamaza. Mumubwire bose babimenye yuko ari we Mana yacu irokora ab'isi. Dukomere Imana amashyi. Ndashaka ko dusenga Imana. Ndashaka kubanza gusengera umuntu waba ari muri iteraniro ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndibwira ko bidateye isoni n'ubwoba. Zamura ukuboko. Ubaye uri muri iteraniro ushaka kwakira Imana iguha umugisha, haguruka mwene data, haguruka rwose. Tera intambwe uze hano imbere. Niba hari n'undi nawe nahagurukaze, nahagurukaze. Ngwino hano imbere. Ngwino tugufashe, tukwatuze. Wakire Yesu nk'umwami, Yesu watsinze, Yesu wanesheje, Yesu ushobora byose, Yesu. Oh haleluya. Yesu. Dukomere Imana amashyi twakira bene data. Haba hakirundi usigaye, naze nawe, naze rwose, naze tumufashe. Yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Yakire Yesu, amwemere nk'umwami n'umukiza. Nta nubwo akwiye kugutera ipfunwe n'isoni. Ni umugabo uruta abandi bagabo, ni umugabo wanesheje, ni umugabo watsinze urupfu. Tambuka rwose. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha mwese, Imana ibaha umugisha. Dukomere Imana amashyi twakira abandi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi mwiza wo kwakira Yesu nk'umwami. Uyu ni umunsi mwiza wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Ndagira ngo bene data muhagaze imbere yacu n'imbere y'Imana, ngiye kubabwira mwatura aya magambo. Ntibibatera isoni cyangwa ntibibatera ipfunwe, mubivuge neza kandi cyane. Muvuge ngo mwami Yesu. Muzamure ikiganza cy'iburyo. Muvuge ngo mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza. Twemeye ko uri umwami kandi twemeye ko uri Imana yacu. Utubare ibyaha byacu, ibyo twagendeyemo, ibyo twibuka n'ibyo tutibuka. Uyu munsi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Reka tubasengere. Mana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu, tuguhaye icyubahiro kuko uri umukiza. Turagushimira kubw'impumuro y'ijambo ryawe geze mu mitima y'abagaraguhe n'abaja bawe, rikaba ribakuye aho bari habi, rikaba ribageje imbere yawe. Turabasengeye ngo ubababarire, bamaze kwatuza akanwa kabo, ubababarire, maraso yawe abeze kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubabare nk'abana b'Imana, uhereye umunsi batera intambwe bagukorera. Urakoze data, ubarinde umubi, barinde ikibi kandi bazasubira inyuma ukundi. Urakoze, ndagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Munyure hano.
munyure hano, mukomeze hariya, mukomeze hariya. Ndagira ngo mbasabe, ngiye gusaba ko umushumba dusengera, duhabwe imbaraga. Hari ababaga bafite isoni n'ubwoba bakabura icyo basubiza, ariko uyu munsi Imana ibaha imbaraga, Imana iduha imbaraga twese zo guhagarara imbere yabo bose barwanya ukuri, tubabwire ukuri kwa Yesu, tubabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muhaguruke, saba umushumba yigire hafi adusengera. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.